muri iki gihe mu miryango myinshi, ndetse wenda nubwo tudashobora kuvuga ngo ni myinshi cyane, ariko nyamara hagiye kubamo intambara zikomeye hagati y'abagize imiryango. Amagambo Yesu yavuze agiye guhera ko asohora. Naho iyo akiriho umubiri aguma ariho umubiri koko, hahandi amasano y'umuryango aba akimuboshye ku rwego rwo hejuru. Abantu bose banga ijambo ry'Imana bari abana ba Satani. Turimo kureba ya nkota Yesu, ni ijambo ry'Imana rizaza ritandukanye umwana na se, umukobwa na nyina, umugabo n'umugore. Ibintu biratangaje cyane. Twongeye gushima Imana muri aka kanya igihe tugiye kwiga ijambo ryayo. Yewe ugiye kubagezaho icyigisho cy'uyu munsi nitwa Mahoro Bonheur. Tugiye kwigana icyigisho gifite umutwe uvuga ngo abavandimwe ba Yesu. Reka mbanze nse nk'ubasobanura gatoya. Hano muri kubona turimo kwigira ahantu hakikijwe n'ibyaremwe, aho mwumva akayaga ndetse mukabona n'imisozi myinshi igiye ikikije ahantu hose. Ibyo ngibyo tukaba tugiye no kureba koko ihame rikomeye, twibaza n'impamvu Yesu Kristo yigishirizaga ku misozi, nuko byari ibintu by'ingenzi cyane kandi bikenewe. Gusa uyu munsi tugiye kwigana icyigisho kivuga ngo abavandimwe ba Yesu. Reka dutangize umurongo tubona mu rwandiko rwandikiwe Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 2. Haranditse ngo turabandikiye bene data muri Kristo bera bo kwizerwa bari Kolosayi, ubuntu n'amahoro be muri mwe biva ku Mana data wa twese. Hari ikintu gitangaje ahantu twumvisemo isano ikomeye. Uyu mwanditsi Paulo yaravuze ngo bene data bari Kolosayi, ndetse tubona ko no mu zindi nzandiko yagiye akoresheje ijambo ngo bene data. Babyawe ryari, babaye bene se ryari, nukubera iki biswe bene se. Ndetse kandi noneho ngo biva ku Mana data wa twese, bisobanuye ko data wa twese ari we mubyeyi. Hari ihame rikomeye cyane tubona mu byanditswe dukuriye gusobanukirwa muri iki gihe cy'imperuka, ubwo hagiye kubaho ibintu bikomeye cyane kandi ibintu biteye ubwoba, ndetse cyane cyane mu miryango. Niyo mpamvu aka kanya tugiye gusobanukirwa neza n'ihame ryo kuba umuryango wa Yesu nuwuhe, mbese abana b'Imana nabahe, ndetse amasano y'imiryango n'amasano y'iby'umwuka tugiye kuyarebaho muri iki cyigisho. Reka Imana ikomeze bane natwe. Tugiye gutangira rero dusenga. Uwiteka Mana ishobora byose, twongeye gushima nk'abana bawe kuri aka kanya. Ngwino bane natwe kandi uturinde kandi dukomeze, ibyo tusabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye gusoma amagambo tubona mu gitabo cya Matayo igice cya 12 ku murongo waho wa 46. Ni inkuru itangaje ya Yesu Kristo. Haranditse ngo akivugana n'abantu, nyina na bene se bari bahagaze hanze bashaka kuvugana nawe. Yesu yari arimo kwigisha abantu abasobanurira amahame y'ubwami bw'Imana, ngo nuko nyina na bene se bashaka kuza kuvugana nawe mu gihe arimo kwigisha. Ndetse kandi umuntu aramubwira ati nyoko na bene se bahagaze hanze barashaka no ko muvugana. Nawe asubiza ubimubwiye aramubaza ati mama ninde na bene data ni bande? Yari yigize ikigoryi cyangwa arasanzwe abizi? Hari ikintu gitangaje Yesu yabasubije, arambura ukuboko agutunga abigishwa bati dore mama na bene data. Umuntu wese ukora ibyo data wo mwijuru ashaka niwe mwene data, niwe mushiki wanjye, niwe mama. Ibi bintu biratangaje. Umuntu wese ukora ibyo data wo mwijuru ashaka niwe mwene data, niwe mushiki wanjye, niwe mama. Yatunze ukuboko kubigishwa be, arangije ababwira yuko abo ngabo ari we muryango we. Yabasobanuriye neza yuko ari bo bene se, ndetse akaba bashiki ndetse na ba nyina. Rero biratangaje ibi bintu. Ahantu harimo ihame rikomeye dukwiye gusobanukirwa kuki Yesu yavuze ibi bintu. Aba bigishwa bajya gukurikira Yesu Kristo, abangaba Yesu yise umuryango we, bajya kumukurikira byasabye ibintu bikomeye cyane. Ntago biteye ku kindi kintu usibye gukurikira uwo mwigishwa bari babonye bitangaje. Reka turebe ubwa mbere Yesu ahura n'aba bigishwa bari bagiye kumukurikira uburyo byabagendekeye. Iyo tugiye mu gitabo cya Yohana cyo cyaho cya mbere umurongo wa 35, haranditse ngo bukeye bwaho Yohana yongera guhagararana n'abigishwa be babiri, yitegereza Yesu agenda aravuga ati nguyu mwana w'intama w'Imana. Abo bigishwa bombi bumvise avuga atyo bakurikira Yesu.
Yesu arahindukira abona bamukurikiye, arababaza ati murashaka iki? Baramusubiza bati Rabi, bisobanurwa ngo mwigisha, ucumbitse he? Arababwira ati nimuze murahabona. Barajyana babona aho acumbitse hari nk'isaha 10, bahera ko bamara nawe umwanya burira. Iki kintu kiratangaje. Abangaba ni Simoni witswe Petero ndetse na Andreya, nibo bakurikiye Yesu bwa mbere. Yohana yari arimo yigisha, arangije abona Yesu yitambukira, aramubwira ati nguriya Mesiya. Bahise bafata iya mbere baramukurikira, ntabwo babanje gutekereza ibintu byinshi ngo bajye gusezera, ngo bajye mu biki byose, ahubwo bafashe umwanzuro ako kanya bahita bakurikira Yesu Kristo, nta gutinda, nta bindi byinshi bagiyemo. Biyemeje gukorana n'Imana, ako kanya bahita batangira kuba bigishwa ba Yesu Kristo. Rero iki gihe natwe tugomba kwifata ibyacu byose tukabisiga tukita kuri Yesu Kristo, ndetse akaba tugira nyambere mu buzima bwacu nk'uko abigishwa byabagendekeye. Ndetse kandi iyo dukomeje kugenda dugasoma muri gitabo cya Matayo igice cya 8 guhera ku murongo waho wa 18 kugeza kwa 22, hari ibintu bitangaje cyane. Haranditse ngo kandi Yesu abonye abantu benshi bamugose, ategeka ko bambuka bakajya hakurya. Umwe mu banditsi araza aramubwira ati mwigisha, ndagukurikira aho ujya hose. Yesu aramubwira ati ingunzu zifite imyobo n'ibiguruka mu kirere bifite ibyari, ariko umwana w'umuntu ntafite aho kurambika umusaya. Undi wo mu bigishwa aramubwira ati databuja, banza ndeke ngende mambe data. Yesu aramubwira ati nkurikira, reka bapfuye bihambira bapfuye babo. Aya magambo natangaje, aratangaje cyane. Yesu umwigishwa umwe yaraje aramubwira ngo ndagukurikira aho ujya hose. Ariko Yesu aramubwira ati ngo ingunzu zifite imyobo n'ibiguruka mu kirere bifite ibyari, ariko umwana w'umuntu ntafite aho kurambika umusaya. Ibaza uyu muntu bari barimo gukurikira gutya, mbese cyizere niki? Ngaho tekereza umuntu asize umugore we n'umwana, avuga ati ngurikiye Yesu. Uriruka inyuma y'umunyagalileya. Abanyagalileya bari bazwi nk'abantu b'abakene, b'abaturage badafite iyo bava n'iyo bajya, abantu baho ngaho b'abaturage, abantu rwose basuzuguritse cyane. Yesu yabaga yari wagendagenda ahantu hose, ivumbi rumwuzuyeho, ari umuntu w'umukene, umutindo ubabaje, bazi wakoze ari umubaji, kandi ababaje muri icyo gihe nta gaciro bari bafite. Ariko ukibaza ukabona umuntu wari mukuru ufite umuryango, cyangwa wenda umwana muto ugikeneye kurerwa, aravuze ngo ngiye gukurikira Yesu. Yesu yirirwaga agenda, nta kintu yakoraga, nta kazi yagiraga, ndetse urebye imibereho ye wabonaga rwose atazamara nk'icyumweru kuko inzara izamwica agapfa. Ariko ukibaza ukabona umuntu aramukurikiye. Abantu batekerezaga ibi bintu nk'ahari ubwenge buke, bakabona ibi bintu bakabona ugukurikira uriya munyagalileya koko bimaze iki? Ariko nyamara aba bantu byabagiriye umumaro, ndetse amaherezo abakomeje kumwumvira kuko bagendanaga nawe iteka, abakomeje kugendana nawe kugeza igihe asubiye mu ijuru bahawe ubugingo buhoraho. Natwe nidukomeza kugendana na Yesu Kristo tuzabwa ubugingo buhoraho. Iki gihe ubwo yasubizaga iki kibazo, undi mu bigishwa yaramubwiye ati ngo databuja, banza ndeke ngende mambe data, ngiye guhamba data. Ariko umuntu Yesu aramubwira ati nkurikira, reka bapfuye bihambira abapfuye babo, reka bapfuye bihambira abapfuye babo. Niba umuntu adashaka gukurikira Yesu Kristo, ubwo byagenze gute? Uwo muntu abarwa nk'umupfu. Rero mureke twite kuri aya magambo, turi gukurikira Yesu Kristo ahajya hose. Ibi bintu biratangaje cyane, kuko iyo dukomeje gusoma ibyanditswe tukareba igihe Yesu yahamagaraga abigishwa be igihe bari barasubiye kuroba, mu gice cya 4 cya Matayo murongo wa 18 handitse ngo ngagenda uruhande rw'inyanja y'Igalilaya, abona abavandimwe babiri, Simoni witwaga Petero na Andreya mwene se, barobesha urushundura mu nyanja kuko bari abarobyi. Arababwira ati nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Uwo mwanya basiga inshundura baramukurikira. Tekereza iki kintu, asanze abantu birobera nk'uko wenda hariya hafi hari ikiyaga cya Kivu. Yesu agasanga mu gitondo araje abona abantu barimo kwirobera amafi, abati nimunkurikire nzagira abarobyi b'abantu. Nyine bisa nkaho hari ibintu bidasobanutse, ariko nyamara ni ibintu bitangaje. Nimunkurikire nzabagira abarobyi b'abantu. Aho mwanya basiga inshundura baramukurikira. Uzi ibintu bari basize? Iki gihe Yesu yari yarobesheje ifi nyinshi barazisiga, nta kindi bitayo, nta byo kujya gusezera ku miryango, nta byo kujya gusezera ku nshuti. Aba bantu kugira ngo Yesu abite abavandimwe bari barakoze ibintu bikomeye cyane, bari barabaye intwari cyane. Amagambo dusoma mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose ni kuri paje ya 272. Haranditse ngo intumwa nizo zari zigize umuryango wa Yesu,
kandi zari zaragendanye nawe aho yagendaga ku maguru hose muri Galilaya. Zafatanije nawe ibirushya hamwe n'amagorwa bahuraga nabyo. Bari barategeye amatwi amagambo ye, baganiriye kandi bagendana n'umwana w'Imana, kandi babikomeye ku mabwiriza bagwaga nawe buri munsi. Bitoje umurimo wo kuzahura ikiremwa muntu. Ibintu biratangaje ngo igihe Yesu yigishaga abantu benshi bateraniye ahari, abigishwa be bamubaga hafi bishimye gukora ibyo abasaba no kumufasha mu murimo. Rero iki kintu dusomye hano muri iki gitabo cyifuzwa ibihe byose ni amagambo atangaje. Abigishwa kugira ngo bitwe inshuti za Yesu, ababigishwa kugira ngo bitwe umuryango wa Yesu, nuko bari barakoze umurimo ukomeye cyane. Bari baragendanye nawe aho yajyaga hose, ndetse imibabaro barayisangiye. Barasangiye kurara mu mashyamba, barasangiye kurara mu butayu, barasangiye kwirirwa bagenda amaguru akabyimba ndetse n'ivumbi rikabuzuraho. Ye baba we, ibintu biratangaje cyane. Tugiye gusoma andi magambo atangaje. Tugiye gusoma muri Luka igice cya 12 umurongo wa 49, haranditse ngo naje kujugunya umuriro mu isi, none niba umaze gufatwa ndacyashaka iki? Kandi hariho umubatizo nkuriye kuzabatizwa. Nyamuna uburyo mbabazwa kugeza aho uzasorera. Mbese mutekereza yuko nazanywe no kuzana amahoro mu isi? Ndababwira yuko atari ko biri, ahubwo naje gutanya abantu. Kuko uhereye none hazabaho 5 mu nzu imwe badahuje, 3 na 2, kandi na 2 na 3 badahuje. Umwana nazahuza na se n'umwana we nibazahuza. Umukobwa nazahuza na nyina n'umukobwa we nibazahuza. Umukazana nazahuza na nyirabukwe n'umukazana we nibazahuza. Kubera iki batazahuza? Ni ukubera Yesu Kristo. Yesu Kristo agiye gutuma abantu benshi batandukana. Suko Yesu Kristo ari ikibazo, ahubwo nuko abantu banze kwemera Yesu Kristo. Niba muri mu muryango abantu 2 bemeye Yesu Kristo, abandi 3 baramwanze, ni ukubera iki? Bazabaho abantu badahuje ku bwa Yesu Kristo. None aba bantu ko iyo abantu badahuje ashobora kuvuka n'intambara, bizabagendekera gute? Ni hahandi iyo umuntu ngo icyakora bari muri Kristo Yesu abaye icyaremwe gishya. Reka dusomwe ayo magambo neza mu rwandiko rwa 2 rw'Abakorino igice cyaho cya 5 rw'Abakorino igice cya 5 umurongo wa 17 waranditse ngo wa 17, umuntu wese yari muri Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Ngariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunzwe natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Kuko muri Kristo ari Imana yongeye n'abari mu isi ntiyayikibaramo ibicumuro byabo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzo. Ibintu biratangaje. Yesu Kristo ni Imana yongeye n'abari mu isi, kandi iyo umuntu ari muri Kristo ababaye icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize. Hari amagambo muri zo baravuga ngo dore narebanywe gukiranirwa mu byaha, niho mama yambyariye. Niba ibyo ngibyo ari ibya kera, umuntu muri Kristo abaye icyaremwe gishya, aba agiye kugira umuryango mushyashya w'abana bakunda Imana. Rero iyo dukomeje kwiga ibyanditswe cyane, tuza kugera amagambo atangaje aboneka mu gitabo cya Matayo igice cyaho cya 10 ku murongo wa 34, yaranditse ngo mwiye gutekereza ko nazanywe no kuzana amahoro mu isi. Sinaje kuzana amahoro, ahubwo naje kuzana inkota. Kuko naje gutanya umwana na se, umukobwa na nyina, umukazana na nyirabukwe, abanzi b'umuntu bazaba bo mu rugo rwe. Ibintu biratangaje. Ukunda se cyangwa nyina kubandutisha, nabakwiriye kuba uwanjye. Kandi ukunda umuhungu we cyangwa umukobwa we kubandutisha, nabakwiriye kuba uwanjye. Kandi utikora umusaraba we ngo ankurikire, nakwiriye kuba uwanjye. Urengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye azabubona. Aya magambo aratangaje. Aha harimo ihame ritangaje ryo gutandukana kw'abantu mu mibiri nyuma bagahurizwa mu mwuka. Naje kuzana inkota. Inkota ishushanya iki? Iyo dusomye mu Befeso igice cya 6 umurongo wa 17 handitse ngo mwakire inkota y'umwuka, ariyo jambo ry'Imana. Ndetse kandi mu Baheburayo igice cya 4 umurongo wa 12 handitse ngo ijambo ry'Imana ni inkota rifite ubugi impande zombi, ritandukanya ubugingo n'umwuka, rigatandukanya igufwa n'umusokoro. Rero ijambo ry'Imana kuko bamwe batazaryemera, imiryango imwe ndetse bamwe mu muryango nk'uko Yesu yavuze ngo uhereye none hazaba 5 na 3 badahuje, ugasanga umwe mu muryango yemeye ijambo ry'Imana, undi ararihakanye. Ibyo bintu bizatera akaga gakomeye cyane, bizateza ikintu twakwita ngo amakimbirane ateye ubwoba cyane, kubera iki? Kubw'ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu mbisabira mwebwe muri gukurikirana iki cyigisho kugira ngo mwemere ijambo ry'Imana. Naho ijambo ry'Imana ritemerwa, abantu bazatandukana ku bwa Kristo. Ngo igitangaje ngo sinaje kuzana amahoro, ahubwo naje kuzana inkota.
iyi nkota ni ijambo ry'Imana Yesu Kristo yaje kuzana, nabyo biri mu byamuzanye, ngo kuko naje gutanya umwana na se, umukobwa na nyina, umukazana na nyirabukwe. Abanzi b'umuntu bazaba bo mu rugo rwe. Niba abantu bemeye kwihuza n'Imana, bakemera kwemera ijambo ry'Imana, bazaba inshuti. Ariko niba batemeye ijambo ry'Imana, mu miryango hazavukamo amacakubiri akomeye cyane. Niyo mpamvu mbisabira kugira ngo mwite ku ijambo ry'Imana, muryumve kandi muryitondere. Dukomeza dusoma cyane iby'izi nkuru, ndetse iyo turebye no mu gitabo, iyo turebye neza cyane mu gitabo cya Yohana 8:42, tugiye kubona ihame rikomeye cyane rigaragaza neza ko abantu bagiye kuzatandukana, ndetse bamwe bazabarirwa mu rubyaro rw'umuntu rwa Satani, abandi babarirwe mu rubyaro rw'Imana. Reka ibintu tubisome neza. Iyo nkota izatandukanya abantu bagiye, bamwe bazitwa abana b'Imana, abandi bitwa abana ba Satani. Reka turebe uburyo iyo nkota izatandukanya abantu. Yohana igice cya 8:42, Yesu arababwira ati, iyaba Imana yari so muba munkunze, kuko naje nkomotse ku Mana, sinaje ku bwanjye, ahubwo niyo yantumye. Niki gituma mutamenya imvugo yanjye? Iyaba Imana yari so, abantu bavuga ngo Imana ni data, kubera iki batamenya imvugo ya Yesu Kristo? Iyaba Imana yari so muba munkunze, kuko naje nkomotse ku Mana, sinaje ku bwanjye, ahubwo niyo yantumye. Niki gituma mutamenya imvugo yanjye? Nuko mutabasha kumva ijambo ryanjye. Noneho abantu agiye kubasobanura neza. Mukomoka kuri so Satani, kandi ibyo so ararikira nibyo namwe mushaka gukora. Uwo yahereye kera kose ari umwicanyi, kandi yahagaze mu by'ukuri kuko ukuri kutari muri we. Navuga ibinyoma aravuga ibye ubwe, kuko ari umunyabinyoma kandi ni se binyoma. Ariko ngewe uko mbabwira iby'ukuri ni munyizera. Ninde muri munshinja icyaha? Ko mvuga ukuri niki gituma mutanyizera? Uw'Imana yumva amagambo y'Imana, mwebwe igituma mutumva nuko mutaraba Imana. Umuntu wese utumva ijambo ry'Imana ntago ari umwana w'Imana, ntago ari umwana w'Imana rwose. Niba utumva ijambo ry'Imana ntago uri umwana w'Imana. Niba udakunda ijambo ry'Imana ntago uri umwana w'Imana. Ahubwo ihane ufate Bibiliya usome, wige ijambo ry'Imana, uhere hejuru, uhere ku ruhande, usome witonze. Nibwo uzarushaho gusobanukirwa neza ijambo ry'Imana, kandi ntuzarirwa mu bana b'Imana. Igituma abantu batumva ijambo ry'Imana nuko ari abana ba Satani. Abantu bose banga ijambo ry'Imana bari abana ba Satani. Turimo kureba ya nkota Yesu, ni ijambo ry'Imana rizaza ritandukanye umwana na se, umukobwa na nyina, umugabo n'umugore. Ibintu biratangaje cyane. Niba rero umuntu yitonze akumva ijambo ry'Imana, ntago azajya muri ruhande rw'abana ba Satani batumva ijambo ry'Imana. Abana b'Imana bo nabahe? Rwa mbere rwa Yohana igice cya 3:9 haranditse ngo, umuntu wese wabyawe n'Imana, ubwo ni umwana w'Imana, nakora ibyaha, kuko imbuto yayo iguma muri we, kandi ntabasha gukora ibyaha kuko yabyawe n'Imana. Icyo nicyo kiranga abantu b'Imana, bumvira ijambo ry'Imana ntibakore ibyaha. Ndetse kandi icyo nicyo kimenyekanisha abana b'Imana n'abana ba Satani. Umuntu wese udakiranuka cyangwa udakunda mwene se si uw'Imana. Rero niba wanga ijambo ry'Imana ukaba udakinanuka, umenya ko utari umwana w'Imana. Ibintu rero biratangaje cyane. Twiga ijambo ry'Imana turyitondere. Iyo dukomeje kwiga ibyanditswe, dusubire hafi ya nkuru yacu, Matayo 12:46, tujya gusura kuri ya nkuru yacu. Ndetse ndacyanga turimo kugenda dusobanukirwa impamvu Yesu yakoresheje aya magambo avuga ngo abigishwa banjye nibo mama, nibo data, ndetse niwe mushiki wanjye. Matayo 12:46, ngakivugana n'abantu, nyina na bene se bari bahagaze hanze bashaka kuvugana nawe. Umuntu aramubwira ati, nyoko na bene so bahagaze hanze barashaka ko muvugana. Yesu yari yarabanye nabo igihe kinini, kuko iyo turebye neza dusanga barabanye imyaka 30. Aba bantu nyina na bene se, ndetse ngo kandi ngo nawe yasubije ubimubwiye, aramubaza ati, mama ninde na bene data ni bande? Mbese yari agiye kubihakana? Kandi barabanye imyaka ingana gutyo, ntabwo yari agiye kubihakana. Ahubwo ngo arambura ukuboko agutunga abigishwa be ati, dore mama na bene data. Umuntu wese ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka niwe mwene data, niwe mushiki wanjye, niwe mama. Aba bantu ndetse nakwita abavandimwe ba Kristo, kandi nabo bahuje ubuvandimwe. Ni abantu bakora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Nibo se, nibo ba mama, nibo bashiki bacu, nibo ba bene data. Aba bantu niwe Yesu Kristo yise bene data. Harimo ihame rikomeye dukwiye kwiga kandi dukwiye gukurikirana cyane. Yesu Kristo yabitunze kubigishwa be. Niwe wari umuryango we, niwe bari barasangiye amakuba, niwe bari barasangiye kubaha Imana, niwe bari barasangiye ubukene bwabo bwose. Barangije
bemera kuyoborwa n'ijambo ry'Imana. Natwe rero nitwemera kuyoborwa n'ijambo ry'Imana tuzabarirwa mu mubare w'abana bayo. Ariko umuntu aracyakubwira ngo ihane, akavuga ngo ibyo ni ubuswa, nta busirimu burimo, ndetse ubu nini hana nzabahone, nyamara se abihannye hari uwigeze wiringira Imana agakorwa n'isoni? Ntaho byabaye. Niba utihannye menya kuri kwiyandikisha kuri liste y'abana ba Satani. Mureke rwose konka ibishereka bya Satani, ahubwo mwemere mwakira amata y'umwuka ari ryo jambo ry'Imana. Dukomeje kugenda cyane dusoma ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma Yohana igice cya 3. Turimo kureba abana b'Imana babandi Yesu yise abavandimwe be. Yohana igice cya 3, igihe Yesu yarimo aganira na Nikodemu yamubwiye ibintu bitangaje cyane. Turasoma umurongo wa 5 ngo Yesu aramusubiza ati nukuri ndakubwira yuko umuntu utabyawe n'amazi n'umwuka atabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Ikibyarwa n'umubiri nacyo ni umubiri, n'ikibyarwa n'umwuka nacyo ni umwuka. Aya magambo aratangaje. Kugira ngo umuntu abe umwana w'Imana agomba kubyarwa n'umwuka. Naho iyo akiriho umubiri aguma ariho umubiri koko. Hahandi amasano y'umuryango aba kimuboshye ku rwego rwo hejuru, hahandi n'umuntu ashaka kumubwira ati ngo nuko bafite icyo bapfana, akamubwira ngo reka gukurikira Yesu ibi ngibi wibikora. Mbese bizagaragara gute? Abantu bazaduseka, bene wacu bazabigira gutya na gutya. Ariko uwo nguwo nuko abakiri umubiri yakurikije ibyo ngibyo. Ariko iyo ari umwuka aratekereza akavuga ngo Imana yarambyaye, niwo mubyeyi wanjye mukuru hejuru yaba bose. Rero reka dufate Imana aba ari tubera umubyeyi. Ndetse kandi dukomeje gusoma muri Luka 8:21 haranditse amagambo atangaje cyane, amagambo avuga ngo nawe arabasubiza ati mama na bene data nabo bumva ijambo ry'Imana bakarikomeza. Reka twumve ijambo ry'Imana turikomeze, nibwo tuzaba abavandimwe ba Yesu Kristo nyakuri. Muri iki gihe mu miryango myinshi, ndetse wenda nubwo tudashobora kuvuga ngo ni myinshi cyane, ariko nyamara hagiye kubamo intambara zikomeye hagati y'abagize imiryango. Amagambo Yesu yavuze agiye guhera ko asohore. Yesu yaravuze ngo nazanye inkota, iyi nkota igiye gutandukanya imiryango myinshi. Abana benshi bazagenwa n'ababyeyi babo mu bigo ngororamuco, abana benshi bazafungishwa n'ababyeyi babo, abana benshi bazicwa n'ababyeyi babo. Bazize iki? Bazize ko ababyeyi banze kumvira ijambo ry'Imana, abana bakaba bashaka kuryumvira. Mbese ibintu nibitangaje. Niduha Imana agaciro, tukumva ko ijambo ry'Imana ari nyambere, tuzakora ibintu bitangaje. Gusa Imana itubwira iki? Ezekiel igice cya 2 umurongo wa 4, abana babo nabashizi b'isoni b'imitima inangiwe, nibo ngutumyeho maze uzababwira uti uku niko umwami Uwiteka avuga. Nabo nubwo bazumva nabo batakumva uko ari inzu y'abagome, ariko rero bazamenya ko umuhanuzi yari abarimo. Aya magambo aratubwira ngo dukomeze dukore, turwane intambara hagati y'imiryango yacu, tubigisha ijambo ry'Imana, tubasobanurire inzira y'agakiza, tubasobanurire ko Yesu Kristo agiye kugaruka. Nyamara nubwo batakumva, gusa igihe kizamenya bazamenya ko umuhanuzi yari abarimo. Igihe bizanwa ko abatandukanywa yankoti batandukanyije neza, bizamenya ko umuhanuzi yari abarimo kandi agiye. Bazabona bimwe wajya gukomera mu muryango bigiye, babone bimwe byajyaga biba nyine bisa nk'ibitangaje bibabangamira bigiye, barangije babara kubona ububi bwabo neza, bazamenya ko umuhanuzi yari abarimo. Uko burya umuntu na Yesu yigeze gutanga ayo magambo asobanura abigishwa be, igihe abafarisayo bamaze ngo kubera iki abigishwa bayo batiyiriza ubusa, Yesu yarababwiye ngo baracyari kumwe n'umukwe, igihe azabavamo nibwo bazasobanukirwa neza ko umugeni yari abarimo, nibwo bazatangira kwiriza ubusa. Nabo rero igihe gutandukana kuzabamo, bazamenya neza agaciro kubavuyemo. Mureke twumve ijambo ry'Imana turyitondere. Turimo kugenda tugana ku musozo. Tugiye kureba amagambo aboneka mu gatabo k'umugenzi atwereka neza ibya mu Kristo n'uburyo yafashwe nk'ahari ikigoryi, igihe yababwiraga ko agiye gutangira urugendo rugana i Siyoni. Bumvise yatangiye yari afite agahinda n'amarira menshi bitewe n'ibyaha bye, ariko rero biratangaje uburyo umuryango we wamufashe. Ngo bumvise ibyo, bene wabo baratangara cyane. Si uko bemeye yuko ibyo yababwiye ari iby'ukuri, ahubwo nuko bibwiye yuko yafashwe n'indwara isarisha. Ubu abantu benshi barimo gufatwa n'abasazi. Sukibaza ngo uyu mwana kananiranyira, baza ngo uyu mugabo usize umuryango we bimeze gute? Kibaza ngo uyu muntu wamufata wamushyira mu yihe sanse koko?
ariko ni nako bamufashe nk'umusazi. Mu Kristo nawe bamufashe nk'umusazi uragwaye indwara isarisha. Nuko kuko bwari bwije bakibwira yuko ibitotsi byabasha kumukiza bihuta kumuryamisha, ariko ijoro yiringanya n'amanywa kumubabaza. Nicyo cyatumye mu kigwi cyo gusinzira akesha ijoro asuhuza umutima arira. Ndetse kandi igihe mu Kristo yajyaga kugenda baratubwiye ngo bukeye bamubaza uko ameze, arabasubiza ati ndarushaho kumera nabi. Maze yongera kuganira nabo, ariko batangira kunangirwa imitima, kandi batekereza kwirukanisha indwara yo kumutota no kumukangamira. Ubundi baramusekaga, ubundi bakamutota, ubundi bakamuzinukwa rwose. Nicyo cyatumye atangira kwigunga mu nzu ye kugira ngo abasabire, ababarire, no kugira ngo yeganyire umubabaro we. Kandi yagendaga mu mirima wenyine, ubundi asoma, ubundi asenga, amara iminsi agira atyo. Ibi ngibi byatumye uyu mugenzi afatwa nk'umusazi. Baramusekaga, bakamutota amagambo, bakamuzinukwa rwose, bakamukankamira, bakumva ko ari ibisazi byamuteye. Rero kambabwire, mu miryango ibintu myinshi biraba, bakavuga ngo uyu mwana nuko atangiye kumva ijambo ry'Imana, bati ni imyaka agezemo, ntawamurenganya, imyaka ye niyo imushuka. Cyangwa ngo uyu mugabo rero yasaze, biriya bito birimo kumusarisha rwose. Ariko nyamara kambabwire, ibi bintu mutagira ngo bizagarukira aha ngaha. Iyo dusomye amagambo aboneka mu gitabo cy'ibyaduka byo minsi y'imperuka ku gihamya cyaho cya 541, batubwira ubuhanuzi bugiye gusohora ndetse mu miryango myinshi, ngo tuzasobanukirwa ko ari nta bundi butabazi dukeneye butari ubwa Yesu Kristo. Inshuti zizatwihakana kandi zitugambanire. Ababyeyi bacu bamaze gushukwa n'umwanzi, bazabira ko kuturwanya ari ugukorera Imana. Bazahuriza hamwe umuhati wabo ngo badushyire mu ngorane biringiye ko babona twihakanye kwizera kwacu. Ariko umutekano wacu tuzoheshwa no gushyira ikiganza cyacu mu cya Kristo mu gihe tuzaba tugeze mu icuraburindi n'akaga. Iyi ntambara irakomeye. Ababyeyi ndetse ngo bazashukwa n'umwanzi kuko banze kumvira ijambo ry'Imana, kandi bamwe bazaba baremeye kwishyira mu bana ba Satani, ngo bazibwira ko kuturwanya ari ugukorera Imana. Bazahuriza hamwe umuhati wabo ngo badushyire mu ngorane biringiye ko babona twihakanye kwizera kwacu. Ibi bintu bigiye kuba. Ariko umutekano wacu tuzayeshwa no gushyira ikiganza cyacu mu cya Kristo mu gihe tuzaba tugeze mu icuraburindi n'akaga. Mureke dufate ikiganza cyacu tugishyire mu cya Kristo mu gihe ibintu byakomeye gutyo. Turimo tugana ku musozo, reka dusome n'amagambo aboneka mu gitabo cy'Intambara ikomeye, page 426. Naho watubwira ibindi by'intambara bigiye kubaho. Haranditse ngo kwizera ijambo ry'Imana ukiranuka bizafatwa nko kwigomeka kubwo guhomeshwa na Satani. Ababyeyi bazafata nabi abana babo kandi babagirire nabi kuko bizera Imana. Bashebuja cyangwa ba nyirabuja bazatwaza igitugu abagaragu babo bakomeza amategeko y'Imana. Urukundo ruzahebenebera. Abana bazimwa umunani wabo kandi bacibwe mu ngo z'ababyeyi babo. Ibintu biratangaje. Iyi ntambara igiye kugera aho ikomeye, aho abana benshi bagiye gucibwa kandi bakagambanirwa, kandi kubw'ijambo ry'Imana imiryango igatandukana. Mureke bene data twumve ijambo ry'Imana, naho nitutaryumvije ibintu bizatugendekera nabi. Amagambo ari hano mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose kuri page 278 aratangaje cyane. Haranditse ngo umukiza yabujije abigishwa be kwizera ko abanzi ubutumwa bazaneshwa, kandi ko mu gihe gito baburwanya bazarekeraho. Yaravuze ati sinaje kuzana amahoro, ahubwo naje kuzana inkota. Uko kurema intambara ni gukomoka ku kuvuga ubutumwa bwiza, ahubwo ni ingaruka y'abarwanya ubwo butumwa. Iyi nkota ntabwo uri ubutumwa bwiza buzabatandukanya, ahubwo abarwanya ubutumwa nibo bazifata bagatandukanya, bagatuma iyo ntambara ndetse uko gutandukana kubaho. Mu karengane kabaho agakomeye cyane kwihanganira ni ukutavuga rumwe mu miryango no kurebwa nabi n'abari inshuti magara. Ariko Yesu yaravuze ati ukunda se cyangwa nyina kubandutisha nabakwiriye kuba uwanjye, kandi ukunda umuhungu we cyangwa umukobwa we kubandutisha nabakwiriye kuba uwanjye, kandi utikorera umusaruro wenga nkurikire nakwiriye kuba uwanjye. Bene data mureke, nubwo iyi ngiyi ari intambara itoroshye, mureke twitondere kumva ijambo ry'Imana. Mureke dukurikire ijambo ry'Imana, turigire nyambere. Naho nitutaryumvira mu miryango yacu hazabamo akaga gukomeye cyane, kandi kizabitera nagaruka abana b'Imana nibo bazaba bagize nabi, ahubwo abisi ndetse abitwa bamwe bagize umuryango banze kumvira ijambo ry'Imana nibo bazifata muri iyi ntambara, bakiyemeza kurwanya ijambo ry'Imana, bakiyemeza kurwanya abana b'Imana, bigatuma batandukana.
none se nk'umwana w'Imana avuga ngo ijambo ry'Imana avuga ngo duture mu cyaro, undi akavuga ngo reka tugomba kwigumira mu mujyi, urumva ibyo ngibyo bitazateza ikibazo? Undi akavuga ngo wibuke kweza umunsi w'isabato, undi akavuga ngo reka ibyo ngibyo ni ibyo kuzana ubunebwe. Urumva ibyo ngibyo nabyo bizatandukanya abantu. Si uko umwana w'Imana azaba yavuze ibibi, ahubwo yazaba yavuze ibyiza. Niba wenda umwana avuze ngo ijambo ry'Imana rigira gutya na gutya, ariko ugasanga undi arabihakanye, byanga byakunda kubera uwahakanye ijambo ry'Imana kandi ryiza, byanze bikunze bizakurura akarengane kandi bikure kutumvikana. Rero mureke dufate iya mbere, twumvire ijambo ry'Imana. Naho ubundi nitumara kumvira ijambo ry'Imana, nubwo twazihakanwa nabo mu miryango, ukumva nka Sara akubwiye ngo nturukire umwana wanjye, ukumva na nyoko akubwiye ngo nguciye mu muryango, ntibizagutangaza kuko uzaba ufite abandi bavandimwe benshi utabara. Abumvira ijambo ry'Imana bakaryitondera azaba ari abavandimwe bawe. Ndetse na Pawulo igihe yandikaga urwandiko yandikiye Abaroma, mu gice cyaho cya 16 ku murongo wa 13 yaranditse ngo munahirize rufu watoranijwe mu mwami na nyina ni nka mama. Biratangaje, bigaragaza yuko abana b'Imana ibihe byose baba bafite abavandimwe benshi cyane udashobora kubara. Abantu bumvira ijambo ry'Imana bari abavandimwe. Ntuzigere wihaba ibintu nibikubaho, ntuzigere wumva koko isi yakugwiriye, ahubwo uzemere uyoborwe n'ijambo ry'Imana kandi wite ku mbuzi z'Imana. Reka rero Imana ikomeze bane natwe muri byose. Reka turimo dusoza tugende dusome andi magambo aboneka muri Yohana, twereka urugero rw'ababyeyi. Yohana igice cya 19:25 ni Yesu yari ku musaraba, ngo handitse ngo nyina wa Yesu na nyina wabo na Mariya muka Kilopa na Mariya Magadalena bari bahagaze ku musaraba wa Yesu. Nuko Yesu abonye nyina n'umwigishwa yakundaga ahagaze bugufi. Abantu benshi bajya bakoresha aya magambo, ariko yabonye nyina abona n'umwigishwa. Yabonye nyina abona n'umwigishwa, n'abantu babiri bari bonyine. Ngabonye nyina n'umwigishwa yakundaga, ubwo ni Yohana, ahagaze bugufi abwira nyina ati mubyeyi nguyu umwana wawe. Ubwo n'uwo mwana yanambwiye ngo nguyu umubyeyi wawe. Kubwira iki? Kuko bose bize Yesu Kristo. Mbese Yesu yari kohereza nyina ku muntu w'umupagani, yari kumwereza kwa Herode ngo ajye kumubera umubyeyi cyangwa ajye kumubera umwana, cyangwa yari kohereza Yohana kwa Herodiya? Wapi, ahubwo yari yifashe amwohereza kwa Mariya, kuko ari abantu bari bahuje muri Kristo. Ngo rero ngo maze ngabwira umwigishwa ati nguyu nyoko hereye uwo mwanya umwigishwa mujyaniwe. Bari babaye umuryango umwe. Abantu bose Kristo agize umuryango, waba umuryango koko. Mureke rero natwe twemere kuba mu muryango w'abana bakunda Imana. Uwo ni umuryango mwiza Imana yatwishimiye. Ariko ibintu babwira nibisobanuye ko tugomba kuca itegeko rya 5 rivuga ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Itegeko reka turisome neza mu gitabo cyo Kuva igice cya 20 umurongo wa 12 handitse ngo wubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Ntabwo bisobanuye ngo humvire, ni hubahe. Ni hubahe, ntabwo ari humvire. Kuko ni humvira asaba kubwira ngo jya kwica kanaka, ya makimbirane yo mu miryango bisobanuye ngo Yesu yagiyemo, oya. Ahubwo kora inshingano yo kuba umubyeyi, umufate nk'umubyeyi, umuha ikibaro kimukwiriye. Ariko niba ngombwa yuko mutandukana ku bwa Kristo, kandi twabonye ko gutandukana kudaterwa n'abana b'Imana, ahubwo guterwa n'abana ba Satani, abemeje kuba ba Satani. Niba natwe rero twiyemeje kuba mu ruhande rw'abana b'Imana, mureke twumvire iki ijambo ry'Imana ritubwira. Nibyo mbasara mu izina rya Yesu. Reka dusoreshe isomo rikomeye cyane risoza. Turarisoma muri Yezekiyeli igice cya 3 umurongo wa 27 waranditse ngo ariko igihe nzavugana nawe nzambura akanwa kawe, nawe uzababwira uti. Ubwo ni mu miryango yacu, ni mu nshuti zacu. Tuzababwire tuti uku ni kumwami Uwiteka avuga ngo ushaka kumva niyumve, kandi udashaka kumva narorere, kuko aba ari inzu y'abagome. Mbese ababa mu nzu z'abagome mureke tubasengere, twumve ijambo ry'Imana, tubasabire kugira ngo bihane. Kandi ndabizi neza ko bazihana kubwo kumva ijambo ry'Imana. Mureke dusoze, kandi ndasaba buri wese kugira ngo atege amatwi ye, afate umwanya we awushyire ku ijambo ry'Imana. Mureke twicishije bugufi dusenge. Uwiteka Mana ikomeye, waremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko n'ibirimo byose, turagushimye kandi tugushimye ko twigisha ijambo ryawe. Ngwino ubane natwe kandi utwigishe, dusonera amahame y'agakiza, kugira ngo turusheho kurwana intambara waduteguriye yo kwizera. Kandi intambara kuko tuyirwana ni kugira ngo dutsinde. Ngwino ube mu miryango yacu, kugira ngo iyi miryango yacu yumve amagambo yawe, iyatega amatwi. Mwami, we kwemera ko bajya kwiyandikisha kuri liste y'abana ba Satani. Mwami, waduteguriye amata y'umwuka, ariryo jambo ryawe, ariko nyamara barashaka konka amashereka ya Satani.
mwami rero turagusabye kugira ngo utube hafi, udufashe aba bantu bose dufite ibyo dupfana, ndetse n'inshuti zacu zose aho ziri hose zemere kumva ijambo ryawe. Mwami emere bagezeho uyu muburo kugira ngo basobanukirwe neza yuko bakeneye ubuntu bwawe, kandi natwe turabukeneye mwami. Dukeneye gukomeza kubana nawe kugeza igihe cyose tuzaba tukiriho. Mwami ngwino ubane natwe kandi dufashe mu miryango yacu harangwamo intsinzi dutsinda Satani, maze mwami twe kuzagera mu ijuru nk'imfubyi, twe kuzagera mu ijuru nk'abapfakazi cyangwa n'abantu badafite inshuti, ahubwo tuzagere mu ijuru n'imiryango yacu. Byaba ari ibintu binejeje cyane. Ngwino ubane natwe kandi uturinde mu izina rya Yesu, amen.